twongeye turatomboye bana b'Imana ko tugiye guhura Nyagasani kuri buri munsi kubera impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 11 by'umweru bisanzwe, tariki 26 Kamena 2023. Isomo rya mbere ryo mu ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 11 umurongo wa 18 wa 21 kugeza kwa 30. Bavandimwe, ubwo benshi biratana ibyo bakesha kamere, reka nanjye nirate ibyo abandi batinyutse kuvuga, noneho mvuge nk'umusazi, nanjye ndabitinyutse. Mbese n'Abaheburayi, nanjye ndiwe; n'Abayisiraheli, nanjye ndiwe; inkomoko ya Aburahamu, nanjye ndiyo. Mbese bakorera Kristo? Reka mvuge amateshwa, ndabarusha bose. Mu miruho narabarushije, mu buroko inshuro nyinshi kubarusha. Inkoni nakubiswe zitabarika, amakuba y'urupfu nayagize hato na hato. Inshuro 5 Abisiraheli bankubise ibiboko 39. Nakubiswe inkoni inshuro 3, rimwe mpondaguzwa amabuye, ndohama 3 mu mazi, ndetse marijoro n'umunsi rwagati mu nyanja. Mu ngendo zanjye nyinshi nagiriye amakuba mu nzuzi, mpura n'abambuzi, ngira akaga kabo dusangiye ubwoko, nako ntewe n'abanyamahanga, ngirira ingorane mu mujyi, mu butayu no mu nyanja, nkubitira imitego y'abagambanyi biyita abavandimwe. Mu miruho n'iminaniro, mu kurara irondo kenshi, mu nzara n'inyota, mu gusiba kurya kenshi, mu kwicwa n'imbeho no kubura icyo nambara. Ntavuze n'ibisigaye, inkeke buri munsi, mpagariswa umutima na za kiliziya zose. Ninde wacogoye sinshika intege? Ninde wateshutse maze simpinda umushyitsi? Niba kwirata ari ngombwa, nziratana intege zanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 34. Intungane Uhoraho azikiza amagorwa yazo yose. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo byo bizahora budahwema mu munwa wanjye. Ishema afite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina rye icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ngize ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze muzahura amagorwa ye yose. Intungane Uhoraho azikiza amagorwa yazo yose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo wa 19 kugeza ku 23. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: ntimugashakire ubukungu hano munsi, aho dusimba n'imungu byonona, aho abajura baca ibyuho bakiba. Ahubwo mwizigamira ubukungu mu ijuru, aho dusimba n'imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe. Kuko aho ubukungu bwawe buri, niho n'umutima wawe uzaburi. Itara ry'umubiri ni ijisho. Niba rero ijisho ryawe ridafite inenge, umubiri wawe wose uzamurikirwa. Naho niba ijisho ryawe ari ribi, umubiri wawe wose uzaba mu mwijima. Noneho se niba urumuri rukumurikamo ruhindutse umwijima, uwo mwijima uzangana iki? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Aho ubukungu bwawe buri, niho n'umutima wawe uzaburi. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, kwifurije guhura n'Imana. Umunyarwanda ati: kami ka muntu ni umutima we. Muri uno mwanya tugiye guhishura ahantu hahishe ubukungu. Ubukungu buhishe mu mutima. Buri wese rero agiye kwikabakaba mu mutima we, yisake, arebe ibirimo, arebe niba ari ubukungu cyangwa niba ari ubukene. Naho byo byashoboka. Kami ka muntu ni umutima we. Ni wowe gusa ushobora kugera ku mutima wawe ukamenya igihari. N'Imana birumvikana. Buri wese rero azi kwisuzuma muri uno mwanya, arebe ubukungu abitse mu mutima we. Amasomo y'umunsi araryoshye cyane, ngo tujye kuzirikana ku ingingo y'umutima, ubukungu bwihishe mu mutima. Bityo ko kuze kureba niba mu mutima wawe koko ubwo bukungu ujye ushobora kubyaza umusaruro, cyangwa bwaragupfiriye ubusa. Kandi nabyo byaba, wongera urebe niba atari ubukene ubitse, cyangwa niba ubitse iki ubukungu.
umwanya ubukungu bagiye gutubwira ntabwo ari amafaranga gusa, ntabwo ari ibintu gusa, ibintu bya mirenge, ahubwo tugiye kureba uwaduha ubwo bukungu turamutse tumubonye, n'ubwo bukungu bwose twaba tuwufite, ari ayo mafaranga twayagira, ari ubukire kuriho twabugira iyo tumufite. Uwo nta wundi ni Imana. Imana iri mu mutima wacu, aho duhurira n'Imana, wa mutima nama wacu, hahandi koko dushobora guhurira n'Imana, notre conscience, notre rencontre avec Dieu, aho duhurira n'Imana, aho ngaho niho hihishe ibintu byinshi cyane, aho ngaho nihishe ubukungu bwinshi cyane, hihishe ibintu, hihishe abantu, hihishe n'ubuntu bw'Imana. Buri wese rero uyu mwanya aze kureba umutima we, wongere urebemo. Ndifuza mbere yo gukomeza kwibutsa buri wese aho hantu atajya agera, kandi ariho hari ubukungu bukomeye cyane. Bamwe duhunga imitima yacu, abandi tukajya kure imitima yacu, abandi ntitwigere dukandagiramo, kandi aho ngaho ariho koko hari isoko y'ubukungu, ubukungu bwihishe muri twebwe tutajya tubyaza umusaruro. Kami ka muntu n'umutima we. Amasomo araryoshye cyane ubwo hose hagarutsemo ijambo umutima, ntabwo ari ku busa ryagarutsemo, bitubwira ko nyine umutima wacu tugomba kuwukoresha tugahabona Imana. Ubwo mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu tumwumva avuga ibyo yakoze, avuga ibitotezo yahuye nabyo, amagorwa, imirimo ye, ukuntu yagenze ubutumwa bwe, ariko ibi byose ntacyo byamutwaye kuko yari afite ahantu yizigamiye. Nari ngiye kuvuga ubukungu ari kumwe n'Imana. Ubukungu nyakuri ni uko buri kumwe n'Imana. Bakoreshejemo ijambo umutima ubwo yagize ati, igihe cya buri munsi mpagariswe umutima na za kiliziya zose. Amen. Pawulo mutagatifu atubwira ku mutima, arifuza gutwereka uburyo koko ababara, ahangayika, abitewe n'ubutumwa, ariko ibi byose yahura nabyo, imitego, ubugambanyi, ibibazo, inzara, ubukene, byose abishyingura mutima kubera ko nyine aba ari kumwe na Nyagasani. Na niyo mpamvu koko yagira intege nke, byose koko abijyana kwa Nyagasani kugira ngo Nyagasani abe umushoboza. Iyo uri kumwe n'Imana koko ugera kure, iyo uri kumwe n'Imana koko ugira imbaraga, iyo uri kumwe n'Imana koko ubukize. Ngo ubukungu buri mu mutima wacu. Na Zaburi y'uyu munsi iratwereka ko uri kumwe na Nyagasani koko ntacyo abura, nta bwoba agira, ntabwo kuko umutima ubwo bagize bati, nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko agiza ibyanguraga umutima byose. Amen, amen, amen. Umuntu wese uri kumwe n'Imana, umuntu wese ashoboye kubona Imana amererwa neza. Ngo umuhanga n'uhunga icyaha agashakashaka Imana. Iyo ashoboye kubona Imana nta kindi uba usigaje kubona, kuko uba ufite byose. Iyo ufite Imana uba ufite byose. Niba ndi kumwe na Yezu nta cyampungabanya, niba mfite Yezu mfite byose. Ivanjiri y'uyu munsi nayo iraza gutwereka aho twavoma ubukungu nyakuri, nta handi ni ukurangamira Imana. Ubukungu tukabushakira mu ijuru, ijuru koko ahari Imana. Naho no ku isi nanone bigashushanya nanone ibintu bidakomeye, ibintu bidashyitse. Aho ngaho ari naho tugomba kwerekeza, ahubwo mwizigamire ubukungu mu ijuru, aho dusimba n'imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe, kuko aho ubukungu bwawe buri n'umutima wawe uzaba uhari. Amen, amen, amen. Ngo wa mutima ngomba gutuza mu Imana. Igihe cyose umutima wawe uri kumwe n'Imana, nta kindi mba nongeye gukena, ahubwo kuko bafite byose, kuko bafite Imana. Aho ubukungu bwawe buri nta n'umutima wawe uzaba uri. Mukristo muvandimwe, ikibazo kikagera gito uyu munsi, ese koko wowe umutima wawe ujya winjiramo ukavanamo ubukungu burimo? Navuga ukavanamo n'ubukene burimo ukabujugunya, maze ugasigarana ubukungu, ugasigarana Imana. Ndavuga cyane cyane ibishobora kubangamira Imana, umwanda, isuku nke, ibibazo, agahinda n'ibindi byose byagiye bizitira Imana iwawe. Aho ngaho ugishobora guhinjira kugira ngo ubashe kubiregera, ubashe kubiha umurongo, ubihuze koko n'umubano ufitanye n'Imana, kuko ibibazo uzagira hano ku isi uzabibona ari byinshi cyane. Ibitotezo, inzara, agahinda, ubukene n'abandi bose bazakurwanya, ariko ntacyo bazagutwara igihe cyose uzaba uri kumwe n'Imana, kuko Imana ni byose. Bakristo bavandimwe, ni kangahe twagiye duhunga imitima yacu? Bakristo bavandimwe, ni kangahe twagiye tujya kure y'Imana? Aha, umuntu wese wagiye kure y'umutima we bingana kujya kure y'Imana, kuko Imana yaduhaye ubukungu bukomeye cyane, ishyira icyicaro iwacu. Icyicaro cy'Imana kiri iwacu. Ni nabyo umuhanga yavuze ati, la conscience est le premier vicaire du Christ. Ngo umutima nama nicyo cyicaro cya mbere, icyicaro cya Kristo. Aho ngaho koko niho hari amabanga,
amabanga tuziranyeho n'Imana. Burya kugira ngo ubone ibyiza biri mu mutima wawe, ubukungu bwinshi wawe, no kwicara. Akabya bindi umwarimu yabwiye umunyeshuri ati ubwenge buturuka kwicara. Iyo utarashobora kwicara ntabwo ushobora kumenya ubwenge. Ni ngombwa rero kwicara ukareba ibyiza byose Imana yaguhaye, ukabasha kubyaza umusaruro, kwiyinjiramo, kwitekerezaho. Aha nta kindi bisaba usibye kubona umwanya, gutekereza, kwinjira muri wowe, ukareba ibibi bihari ukabikurayo, ibyiza bihari ko ukabigumana, ugakomeza kubyaza umusaruro. Ngaho duhurira n'Imana. Ngubwo ubukungu twibitsemo. Ariko abantu benshi gitangaje ntabwo biyizi ibintu bibitse, ntabwo bajya binjira iwabo. Buryo winjiye iwawe nta nibwo ko ushobora kumenya ikibi gihari, ukamenya uko ubayeho, ukamenya ibibazo ufite, ukamenya n'ibisubizo ufite, ariko ukamenya uburwayi bwawe ufite, ariko ukazamenya n'umuti bitewe n'uko waganiriye n'Imana. Ngo umwana utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Data wacu rero ari mu mutima, ni ngombwa rero kuganira nawe. Reka muri aka kanya gato tugane mu ishuri, dore ko ubuzima bwa muntu ari ishuri. Tujye kugana mu ishuri ry'umutima, maze kuko nawe uze kureba uvuga ute se jyewe umutima wanjye nyamukoresha icyo ugomba gukoreshwa, cyangwa koko nabaye tereriyo nta naho duhurira. Umutima wanjye tubana nk'imisozi ibiri idashobora guhura, des lignes parallèles. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mwarimu yahaye umunyeshuri umwitozo. Umunyeshuri ari umuhanga cyane, utsinda, ubona amanota menshi cyane, ubu wa mbere mu ishuri. Nuko rero mwamaze kumuha umwitozo, aramubwira ati utware aka gakapu, agakapu yishemo ubukungu bukomeye cyane. Uzagatwara ukwezi kose, uzajya uza ku ishuri ugatwaye mu gituza. Ubwo ni nko ku mutima buriya. Ninjye gusa wemerewe kugafungura mu byumweru 4, wowe icyawe ni ukugatwara ukajya uzana nako ku ishuri ugatwaye. Ntuzigere namwe ugafungura kandi ntuzigere namwe ugakuramo kugeza ukwezi kose kurangiye. Nuko umunyeshuri arikiriza, afata aka gakapu, dore ko abonaga nyine katanaremereye cyane ku buryo koko bitamugora kujya gatwara, kujya kazana ku ishuri. Nuko wa munyeshuri aragenda, agakapu arakakira, kari gafunze neza. Aragenda no mu rugo iwabo, akajya agaruka ku ishuri agatwaye. Nuko ku cyumweru cya mbere kirangiye, wa munyeshuri atwaye ka gakapu, nubwo kari karemereye ariko ntacyo kari kamutwaye. Dore ko yigaga ntagire icyo bimutwara, koko akigana ka gakapu akanatsinda ntagire icyo bimutwara. Icyumweru kirangiza kugira amatsiko, ariko nibiki biri muri aka gakapu. Yashaka kugafungura, kibuye itegeko rya mwarimu ko atagomba kugafungura. Nuko by'amatsiko aza kugenda agakomaho kugira ngo yumve koko ikintu cyaba kirimo. Icyumweru cya mbere kiba kirashize, akoma kuri ka gakapu ngo yumve ikintu kirimo. Nuko arataha, ageze iwabo mu rugo, agarutse ku ishuri ari mu nzira, ubwo hari mu cyumweru cya kabiri, akajya yumva ka gakapu noneho karatangiye koroha, katakiremereye nka mbere. Atangira kubona ibimeze nk'amazi bitangiye gushoka bimumanukiraho biturutse muri ka gakapu. Wa munyeshuri atangira kugira ubwoba ko bishoke ko impamvu bitangiye gushoka ari uko yagakomyeho. Nuko icyumweru cya kabiri gishize, wa munyeshuri koko abona ibigenda mushokeraho, akagira cyo akabyihanagura, ariko bikongera bigashoka n'ubundi. Wa munyeshuri koko akomeza umwitozo, ariko agakapu katakiremereye. Nuko icyumweru cya gatatu gitangiye, wa munyeshuri agiye ikibazo gikomeye cyane cy'uko yavaga mu rugo agiye ku ishuri, yajya kwiga akumva bitakimushobokeye. Atangira gutsindwa mu ishuri kubera ko muri ka gakapu ngo haturukaga impumuro itari nziza yamubangamiraga, igatuma atiga neza, igatuma adakora neza. Yagira iwabo ntiyongere gukora kubera iki? Ya mpumuro itari nziza yaturukaga muri ka gakapu. Wa munyeshuri cya cyumweru kiramunanira neza, arakomeza arashinyiriza. Uko aje ku ishuri, yajya kwiga ntatsinde, yajya kwiga koko akumva biramubangamiye cyane, akumva ka gakapu karamubangamiye kubera impumuro itari nziza yaturukagamo. Ubwo umunyeshuri akomeza kurwana na ka gakapu. Icyumweru cya gatatu koko arakirangiza, ariko mu ishuri koko ari gutsindwa, mu ishuri afite agahinda, ndetse yajya no mu rugo koko agahinda kagakomeza. Nuko wa munyeshuri atangiye icyumweru cya kane afite ka gakapu, ahetse ka gakapu mu gituza, yumva neza icyo cyumweru atakirangiza, yumva neza agiye guturika, agiye nko gusandara kubera ububihe, umunaniro, ndetse n'umunuko yumvaga cyane muri ka gakapu ko kari gatangiye noneho kanuka. Maze koko abuze ukuntu yifata, aragenda abwira mwarimu ibibazo afite, ko atakiri gutsinda mu ishuri, ko no mu rugo nta kintu akiri gukorayo, ko atagisinzira, umunaniro ni wose kubera umunuko asigaye yumva, ku buryo ari kumva ko agiye guturika.
nta kintu akishoboza, nta kintu yongera gukora. Nuko mwarimu abonye ko umunyeshuri neza neza ari hafi yo gupfa kubera nyine umunaniro n'ubwo bubihe, maze aramubwira ati, ubwo bari mu cyumweru hagati cya 4 gitararangira, maze aramubwira ati, ngwino nkwereke. Mwarimu ubwo nyine yari yamaze kumenya ikibazo umunyeshuri yagize, nyuma yuko nyine atangiye kumubwira iby'umunuko. Nuko mwarimu nawe umunyeshuri baricara, maze ahambura kagakapu aragafungura. Amaze kugafungura, wa munyeshuri koko nawe yari afite amatsiko yo kubona icyatuma kagakapu koko katakimuremerera kandi ko gasigaye kamukura umunuko. Nuko bagiye gufungura, abona ari amagi arimo yamenekeyemo, biza kurangira yaraboze, ariyo koko yagendaga mumanukiraho nk'amazi, igihe koko yaturitsaga, igihe koko yakomaga kuri kagakapu ngo yumve ibirimo. Maze mwarimu aramubwira ati, umva rero mwana, icara nkubwire iby'aka gakapu ndetse n'uburyo umwitozo ukunaniye n'uburyo aka gakapu kakunaniye. Uyu mwitozo naguhaye w'aka gakapu urashushanya ibintu byose uba utwaye, uba ufite mu mutima, ukabitwara ntibigire icyo bigutwara, ugakorana nabyo. Ngicyo cya cyumweru cya mbere wamaze utwaye ka gakapu, ntacyo byigeze bigutwara. Hari harimo amagi, ayo magi yari arimo koko yari mazima, nta kintu yaragutwaye kuko yari akiri mazima. Akerekeza none ku bantu tuba dutwaye, bantu tugira neza, bantu tubana nabo, burya ntacyo baba batwaye igihe batarameneka, igihe bakiri bazima, igihe batarameneka, igihe tukibatwaye, igihe turi gukorana nabo, byose bigenda neza. Noneho icyumweru cya kabiri cyagiye wagize amatsiko rero agashushanya kwiyemera, kwirata, kwishyira imbere, gushaka kwikuza abandi bo kabacisha bugufi. Ni cyagiye wakomye kuri ka gakapu ngo wumve ibirimo, ubikandakande, birangira koko hari abo utangiye kumena, birangiye koko hari abo utangiye gucagagura, birangira ari abantu utangiye gusandaza ngo wowe wisame bitagishobotse. Tendance à éliminer les autres, gushaka kurwanya abandi, gushaka kwirukana abandi wawe, aho kubakiza, aho kubagira neza. Éliminer au lieu d'éliminer, kurwanya, kwirukana aho gutanga urumuri. Icyo cyumweru rero kirangira koko iyo umaze gukubita abandi, iyo umaze kubagira nabi, iyo umaze kubamena, muri wowe wumva uruhutse, umubiri ukumva uraruhutse. Ngaho ka gakapu koko iyo umaze kumena ya magi wumva uraruhutse, bikerekeza none ku bantu umaze kugira nabi, bantu umaze kwirukana mu mutima wawe, wumva uraruhutse by'akanya gatariko. Noneho ku cyumweru cya gatatu cyagiye koko watangiye kubona ibimeze nk'amazi bimanuka, ni cyagiye nyine wari umaze kumena ya magi, byerekeza ko ubukungu bwawe nyine wari umaze kugira ute, umaze kubusandaza. Ni nko kubuterera inyoni abahisi n'abagenzi bakabukandagira. Cyerekeza ku bantu ufasha, sporte, abo bantu witaho, abo bantu ugira neza, abo bantu wari utwaye, za mfubyi, b'abapfakazi, b'abakene, babandi bose wari utwaye. Igihe cyose uzaba wabataye, igihe cyose uzaba wajanjaguye, igihe cyose uzaba wabirukanye iwawe, igihe cyose uzaba wabimennye, bizagutarukira nawe. Ni kwa kundi wica nyine amaraso akagutarukira, akabya bindi ngo le péché nous tâche, la miséricorde nous rattache à Dieu. Ngo cyaha kiraduhindanya kikatuzanamo umwanda, amatashe, ariko imbabazi z'Imana zo zikagera zite, zigatwunga n'Imana, zikaduhanagura. Ni bya bindi by'uko nyine iyo urangije kugira umuvandimwe nabi, wa wundi wari ukubangamiye, wumva nkaho uruhutse, ariko by'akanya gato bikaza kurangira noneho ugiye mu bubabare budashira, umutima utangiye gukurya, ikidodo ku mutima. Abo bakerekeza none ku bantu bose twagiye tubika mu mitima yacu, bamwe twabagize abanzi, abo ngabo bishushanya ko ntacyo ushobora kwikorera. Ni cya gihe koko utangiye gutsindwa mu ishuri, ni cya gihe koko utagishobora kwiga neza, ni cya gihe utagisinzira neza. Kubera iki? Bantu wagiriye nabi, bantu koko bya bibazo utashoboye gukemura neza uko bikwiye, bya bintu biba bitse mu mutima wawe bikaboreramo. Ntabwo ushobora gukora neza ngo bikunde, ntushobora gutsinda ngo bikunde, ntushobora kujya ku ishuri ngo bikunde, nta kintu wakora mu rugo ngo bikunde. Kubera iki? Hari abantu babitse mu mutima wawe, hari abantu wahinduye abanzi bawe mu mutima wawe. Abo bose ntabwo bashobora gutuma utera imbere. Mu gihe cyose bamenekeye mu mutima wawe, mu gihe cyose ukibabitse mu mutima wawe nk'umwanda, nk'abanzi, nk'abagome, ntabwo ushobora gutera imbere. Uzajya utera imbere koko bikanga, uzajya ujya gukora ikizamini ukabona uratsinzwe. Kubera iki? Hari ibintu kibitse mu mutima wawe bidasukuye. Biragusaba rero mwana wanjye kurandura ikibi cyose kiri mu mutima wawe, bityo koko ukimika icyiza, kugira ngo koko
urushaho gutsinda kugira ngo ibyo ukora byose birusheho kugenda neza. Nuko rero icyo cyumweru cya kane utabashije kugeraho, cya cyiciro cya kane, bigakwibutsa ko nous sommes des êtres fragiles, turi abanyantege nke. Bya bindi Pawulo mutagatifu avuga ati dutwaye ingabire z'Imana mu tubindi tumeneka ubusa. Ngayo ya magi koko tuba dutwaye ku mutima, igihe cyose ko kuzibeshye kugira amatsiko ukagenda ukandakanda, ukagenda uyakandagira, bizarangira ko kuyamenye. Ngo bwa bukungu tubitsi wacu, iyo koko watangiye kubuhungeta buraguhunga. Ngo wa umukiro dutwaye mu mutima wacu, ariko tukazirikana ko nyine ari utubindi tumeneka ubusa. Rero wa munyeshuri we, nta kintu usibye kwigengesera mu buzima bwa buri munsi, guhora wigengesera igihe cyose uzi ko hari ikintu cyiza utwaye ukagiha agaciro. Nguko ugomba guheka abandi, ntukabaheke nk'ibintu, ahubwo uzajya ubaheka nk'abantu babandi bashobora kuguhisha ubuntu bw'Imana. Ngubwo ubukungu bwihishe iwawe, ugomba guhora wigengesera, ukinda ko hari icyabwonona, ukinda ko nawe wabwangiza. Bityo koko ugahora wigengesera buri kanya, ugahora wigengesera koko nk'uri kugendera ku magi. Nuko rya shuri rirangira rityo. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ndifuza gusoreza ku magambo ya Mutagatifu Agusitini werekana uburyo koko umutima iyo winjiyemo uronka ibintu byinshi kubera ko bari kumwe n'Imana. Ni nabwo yavuze ati umutima wanjye ntuzatuza utaratura muri Uhoraho. Amen. Mutagatifu Agusitini nanone nyuma yo kwibonera ko mu mutima hishe ubukungu bwinshi, nibwo yatangaye aragira ati Nyagasani Mana yanjye, nagushakiye hose ndakubura. Iyo ngiza kumenya kare kose kuri mu mutima wanjye, nari kuba merewe neza. Najya kugushakira hirya kure, ariko ngusizi wanjye. Iyo ngiza kumenya kare kose kuri mu mutima wanjye, wari kumwe nanjye nge ntabizi, wari kumwe nanjye nge ntari kumwe nawe. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe mu mitima yacu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.